M23 yigaruriye akandi gace ko muri Sud Kivu gafite amabuye y'agaciro by'umwihariko zahabu nyinshi cyane. M23 yamaze kuba yibukaho kano gace kandi gafite ibirombe. Aka gace rero kazwi ku izina rya Rusiga, gaherereye muri sheferi ya Ruhinga, territoire ya Mwenga, ni muri Sud Kivu cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo. Ahangaha rero no M23 yaje kubasha kuba yakigarurira aka gace kakize ku birombe by'amabuye y'agaciro by'umwihariko azwi nka zahabu. Uko rero ninjiye mu kiganiro, nitwa Baraka, iyi ni Ishakiro TV. Wowe tugiye kubana muri iki kiganiro tubyinjiramo akantu ko kandi, ndetse ikintu wowe usabwa, reba gato munsi ikiganiro umaking sure ko waba warakoze subscribe, ubundi nusanga utarayikora uyikore kugira ngo turushe kubana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi no mu biganiro bigenda bikurikirana munsi ku munsi. Iyi ni Ishakiro TV rero, aho usanga ibiganiro bitandukanye by'umwihariko ibyibanda ku mahoro n'umutekano by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari. Baha ikaze rero mu kiganiro, nitwa Baraka, hanyuma tugiye kubana muri kino kiganiro. Uyu mutwe wa AFC M23 mbibutsa ko muri Kivu y'Epfo wifatanyije n'abazwi ku izina ry'amadugu cyangwa se twirwaneho Murenge Defense Force. Uyu mutwe muri Kivu y'Epfo byarifatanyije waje kwiyunga na M23, waje rero kwirukana mo abazarendo ndetse na FRDC muri kano gace yakize ku mabuye y'agaciro. Nyuma mu mirwano itaje kumara amasaha menshi cyane, aba FRDC ndetse na wazarendo hamwe na coalition bafatanyije baje guhita bahunga kano gace, biza kurangira kigaruriwe na M23. Agace ka Rusiga kari mu duce tumwe mu duce tugize Kivu y'Amajyepfo, kandi kakaba ari agace kazwiho kugira amabuye y'agaciro cyane cyane ayo mu bwoko bwa zahabu. M23 igarurira aka gace nyuma yo kwigarurira agace ka Kaziba gaherereye muri territoire ya Walungu, ndetse amashusho y'uyu munsi yiriwe asirikira ku mbuga nkoranyambaga yerekanye Bwana Wiringoma nk'umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare arimo asirikira cyangwa se arimo atembera muri bino bice M23 igenda yibikaho umunsi ku munsi by'umwihariko ibyo muri Sud Kivu. Amakuru kandi avuga ko ingabo z'uyu mutwe wa AFC M23 zishobora no gukomereza mu Mwenga Centre cyangwa se Mwenga Centre nk'uko abasesenguzi benshi bagenda babikurikirana cyangwa se bagenda babivugaho kubakurikirana ibijyanye n'iyi mirwano by'umwihariko ibera muri Sud Kivu. M23 ikomeje kwigarurira uduce tumwe two muri Sud Kivu, mu gihe iduha muri Katari hakomeje ibiganiro bihuza M23 ndetse na FRDC cyangwa se n'ingabo za leta cyangwa se nabo bahanganye muri Katari bakomeje kugenda baganira ku buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ikindi nuko umuhuzabikorwa wa AFC M23 Bwana Colonel Nanga yatangaje ko kugeza ubu ngubu gahunda ikiri Kinshasa. Ikindi yavuze ko umukongomani wese ashobora kuba ari umunyamuryango wa AFC M23, cyane ko ngo kubohora Kongo bikomeje. Hanyuma ibiganiro by'Idoha igiciro cya kabiri cyarakomeje mu ntangiriro z'icyumweru gishize, ibiganiro bigamije guhuza umutwe wa AFC M23 ndetse na leta ya Kongo ari nayo bahanganye mu ntambara muri access zigiye zitandukanye z'urugamba. Bwana Colonel Nanga Yubelo mu kiganiro n'umunyamakuru wigenga Steve Wengi yatangaje ko abanyekongo bose ari abanyamuryango ba AFC M23. Hari nawe yavugiye ko ngo gahunda igikomeje kugera Kinshasa, ati impinduramatwara irakomeje. Uyu munsi nta munyekongo n'umwe twavuga ko atari umunyamuryango wa AFC M23. Kuva muri Mbujimbayi kugera Lubumbashi kugera za Kisangani, nakubwira ko ahantu hose hagaragara abanyamuryango bagize ihuriro rya AFC M23. Bwana Colonel Nanga yavuze ko AFC M23 yashoboye kugarura ituze mu mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Uyu mujyi wa Goma
ufatwa nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Ibi ngo byabaye mu mezi 3 ashize, nyamara mbere y'amezi 3 gatoya ngo wari warahungabanyijwe n'imitwe yitwaje intwaro igize ihuriro cyangwa se coalition yo ku ruhande rwa FARDC n'ingabo za leta n'inyeshyamba z'imitwe itandukanye zari zarayogoje uyu mujyi wa Goma. Ati kuva mu Gushyingo 2024 kugeza muri Mutarama, ati ntihashiraga icyumweru tutumvise inkuru z'Igoma, abatabazi nyine bavuga ko bageramiwe cyangwa se bari mu bihe by'amage by'akaga. Ariko uyu munsi Igoma haratuje, abantu batiye Goma bararyama bagasinzira, ushobora kujya mu tubyiniro nijoro cyangwa se night club, ati ubuzima buratekanye rwose nta kibazo gihari. Uyu munyepolitike yemeje ko umujyi wa Goma na Bukavu ngo bituje kandi bitekanye, kandi yongeyeho ko n'ibikorwa by'amabanki byakomeje. Ni nyuma y'uko leta ifunze uburyo abaturage bashoboraga kubona amafaranga, cyane cyane iyo bari barabikije mu mabanki hakigenzurwa na leta. Nyuma y'uko yafunze nyine M23 yishatsemo igisubizo. Ibi rero yavuze ko ngo umuryango mpuzamahanga ntiwumve neza ko iri atari tactique z'intambara cyangwa se tekinike z'intambara, ahubwo ari hoterwa cyangwa se ibyaha byakorewe abaturage, kubuzwa uburenganzira ku mafaranga yabo bari barabikije mu mabanki. Ati mu rwego rwo guhangana n'ingaruka z'ifungwa ry'amabanki, AFC M23 yemeza ko yafunguye ikigega kizajya cyifashishwa mu kugira ngo kizibe icyuho cy'ikibazo cy'amabanki, kikajya cyifashishwa nabo muri Kivu ya ruguru ndetse nabo muri Kivu y'epfo. Aba baturage bazajya bakifashisha mu buryo bwo kubitsa ndetse no kubikuza, aho bagifata nka Central Bank cyangwa se banki nkuru igenzura andi mabanki. Kugeza ubu rero nk'uko bikomeje kugenda bigaragara ku mbuga nkoranyambaga, nk'uko nanjye nagiye mbigarukaho muri iki kiganiro, amashusho menshi agaragaza abarwanyi ba AFC M23 binjira mu gace ka Rusiga. Nk'uko nagiye mbigarukaho, nk'uko muri kubona kuri screen, ni agace kagize ibirombe cyangwa se gafite ibirombe by'amabuye y'agaciro cyane, by'umwihariko amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa zahabu. Andi makuru ari kuvugwa ni uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko ibiganiro bikomeje hagati y'uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'uruhande rwa Leta y'u Rwanda. Nyuma y'uko uruhande rwa Leta y'u Rwanda ndetse n'urwa Leta ya Kongo, izi mpande zombi zishikirije amasezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibikubiye mu mbanziriza mushinga ibyo buri ruhande rwifuza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikavuga ko zatangiye kwiga kuri uwo mushinga, ku buryo rero vuba nta kabuza nyuma y'iminsi 3 ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga bazongera bahure baganire ku byifuzo bya buri ruhande. Nyuma yo kubiganiraho nibwo bazategura inyandiko ya nyuma, yo ikazaba inyandiko izakirwaho umukono wa nyuma na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'umuyobozi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi. Ni igikorwa kizabera muri White House, ni igikorwa kizitabirwa na buri ruhande rwose rwagize uruhare mu kugira ngo rwunge cyangwa se rwagize uruhare muri bino biganiro bizaba bigeze ku musozo. Uretse Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Perezida wa Kongo Tshisekedi, hazaba hari ubuyobozi bwa SADC, Manangagwa azaba hagarariye SADC, hazaba hari William Ruto kuko nawe yigize kugira ibiganiro cyangwa se yigize kugira uruhare mu biganiro byabereye Nairobi, ndetse hazaba hari no umwami Emile wa Katari. Ubufaransa buzaba buhagarariwe ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe EU uzaba uhagarariwe n'umuperezida wa Togo. Ibi rero cyangwa se amasezerano ahanini gifite agaciro ni bizayakurikira, bigamije kugarura amahoro n'ituze ndetse no guteza imbere ubucuruzi, by'umwihariko mu karere ka East Africa cyangwa se Afrika, akarere k'ibiyaga bigari ka Afrika, cyane cyane hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Amahoro azahita ahinda niko biteganyijwe, impunzi zitahe nk'uko abasore ba M23 bakomeje kugenda babyifuza, kandi ni ibintu byiza cyane bizazamura ibijyanye n'ubucuruzi
ibikorwa by'ubukerarugendo n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko cyane cyane mbere ya byose habanza amahoro kugira ngo ibyo byose bigende neza. Iyi rero ni Ishakiro TV, ukurikiraho kino kiganiro, naho ngewe nitwa Baraka, nkibategurira umunsi ku munsi. Abantu bakoze subscribe ni abantu b'abagabo cyane, ndetse n'utarayikora kuri iki kiganiro yakabaye yarebye gato munsi ahanditse subscribe cyangwa se sabone, kugira ngo ikiganiro cy'ubutaha tuzarusheho kubana umunsi ku munsi. Mugire amahoro y'Imana.